amemera nyamumengo, amemera nyamumengo, amemera nyamutusu, atesaka elonga, sekala yangese. Baririmbyi ni mwanya wanyu. Imana yabaye iyo kwizero umunsi ku wundi twagiye tuyibona hamwe twese. Rero munyemerere dukomere Imana, twizihize ico Imana yakoze. Ntabwo twaye twizihiza ico twakoze n'imbaraga zacu, turizihiza ko Imana yabaye iyo kwizerwa mu buzima bw'umuhamagaro yaduha. Amashi tuyishimira ko yabanye nawe. Hallelujah. Reka rero mu kwizihiza twese hamwe dufatanye n'abakozi b'Imana bari hano dukate iyi cake ikimenyetso cyo kwishimira imirimo ikomeye Imana yakoze. Mizike. Ndagira ngo mpamagare nsabe Pastor Michel na watambuke. Waje? Thank you. Imana iguhe umugisha. Turashima Imana yabanye natwe muri imyaka 20. Ni urugendo rukomeye rutoroshe kandi harimo ukuboko gukomeye kw'Imana. Abamubonye n'abandi batari hano, abadukurikira online, uyu ni umurimo Imana yatangiye kandi yonyine izawusohoza. Ndagira ngo munyemerere twese kubw'imirimo ikomeye cyane Imana yakoresheje Ministeri ya Gisubizo, baba bari hano n'abandi batari hano badukurikiye, twese hamwe twishimane, twizihize ico Imana yakoze. Ntabwo twaye twizihiza ico twakoze n'imbaraga zacu, turizihiza ko Imana yabaye iyo kwizerwa mu buzima bw'umuhamagaro yaduha. Imana yabaye iyo kwizero umunsi ku wundi twagiye tuyibona hamwe twese. Rero munyemerere dukomere Imana amashi tuyishimira ko yabanye nawe. Hallelujah. Reka rero mu kwizihiza twese hamwe dufatanye n'abakozi b'Imana bari hano dukate iyi cake ikimenyetso cyo kwishimira imirimo ikomeye Imana yakoze. Mizike. Baririmbyi ni mwanya wanyu.
amemera ngabomengo, amemera ngabomengo, alongera ngabotutu, atesaka elonga. Sekele ya esengo, sekele ya koboga na vi, mosika na Yesu, kakosuka wapi. Amemera ngabomengo, amemera ngabomengo, alongera ngabotutu, atesaka elonga. Sekele ya esengo, sekele ya koboga na vi, mosika na Yesu, kakosuka wapi. Amemera ngabomengo, amemera ngabomengo, alongera ngabotutu, sekele ya esengo, sekele ya koboga na vi, mosika na Yesu, kakosuka wapi. Boya, 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 boya kote. Asana mama oe, kola Yesu anabalika soni. Asiya Yesu anabalika oe. Yesu asalimala mu Yesu we. 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 Amemera ngabomengo, amemera ngabomengo, alongera ngabotutu, atesaka elonga. Sekele ya esengo, sekele ya koboga na vi, mosika na Yesu, kakosuka wapi. Amemera ngabomengo, amemera ngabomengo, musambura, musambura. My God is good, oh. 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 Muranyemerera rwose twakomera Imana amashi ku murimo ukomeye ungana gutya. Izike doze. Please. Nta mbaraga z'umwana w'umuntu zakora ibi bintu. Turashima Imana. Vuga ngo amen. Turashima Imana. Hanyuma muranyemerera nakira umuyobozi, muranyemerera ndarike n'ababashumba navuze bari hano, ndarike n'umuyobozi wacu wa board, batwemerere Pastor Aaron, Pastor Dieudonné n'abandi bashumba bari hano batwemerere baze badufashe kuri celebration y'uyu munsi. Pastor Ben, hanyuma dutanga umwanya hano rwose kugira ngo bigende neza. Protokole yabaye nyinshi, tugerageze dutanga umwanya. Vuga ibyo
yo kubaho kw'isi nzamukorera mwiture ineza ye jewe nzamuririmba nzamushima nzamushyira hejuru mvuga ibyo yakoze iminsi sigaranye yo kubaho kw'isi yesu nzamukorera mwiture ineza ye jewe nzamuririmba jewe nzamuririmba nzamushima nzamushyira hejuru mvuga ibyo yakoze iminsi sigaranye ku isi yo kubaho nzamukorera yesu nzamukorera nzabukira ibibyawe uko mbishoboye sinzahwema kubibwira aba haleluya birenzuke njye bwanjye yesu mana we nzavuga ibigwi sinzahwema kubibwira abatakuzi bose ibyo wakoze biratuganye
ntacyo bimaze neza ko ibihe byose udashobora guhinduka mbega ukuntu hari byiza kumenya umucunguzi urukundo rwe rwahozeho ibihe byose niruhinduka watwara ibyanjye byose ukasigira Yesu niwe byose byose nkeneye ndi kumwe nawe mukiza unkunda ntacyo nzatinya cyangwa ngo nkene ubugingo bwanjye mbega ukuntu ari mwiza kumenya umucunguzi urukundo rwe rwahozeho ibihe byose niruhinduka
duhindura biwe n'umugisha ukomeye komeye 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 kumenya Yesu kuzigana n'umugisha ukomeye ukomeye ntiyaguzwe izahabu ntiyaguzwe iby'igiciro ntiyaguzwe izahabu ntiyaguzwe izahabu ntiyaguzwe ntibishobora kuzamura ibiganza byawe gutya gusa yego n'umugisha ukomeye n'umugisha ukomeye Hosanna.
niba nta murozi waje hano nahanurira umuntu bari kumwe amubwire ngo ijuru ritegeke ibyawe muri uyu mugoroba bikunde mu izina rya Yesu. Niba nta murozi waje gutarama nabwire mugenzi we ngo ijuru ritegeke ibyawe byemere mu izina rya Yesu. Wamubwiye turi mu giterane cy'imyaka 20 cya Gisubizo. Hobera umuntu mubwire ngo nawe nkwifurije ukomeza kuzamuka muri Kristo Yesu mu izina rya Yesu. Ariko umuntu muhangaranye utaguhobeye umwibaze shuruwa shuruwa tegeka kuzamura cha shuruwa shuruwa tegeka ijuru Simbuke do cérebro. Juruwa. Tegeka. Tuzamure there haleluya. Wana sifiwe. Ngiye gutera haleluya imwe muyikirize nimara dusimbuke rimwe twakire umuyobozi wa gahunda. Hallelujah! Hallelujah! Ariko reka mbabaze mwaretse tugasimbuka twese twishimira Gisubizo Imana yabanye nange muri rugendo rwose uyu ni umusozi dose abahagaze bizoshoboka nabo bari muri VIP bizoshoboka sinzi ko bizoshoboka kubera ko imeza zabegereye cyane imeza zabe ariko guhera hano kugeza inyuma ngiye kubara gatatu twese dusimbuke 1 2 Juruwa zamuka zamuka
byawe bimeze gute shuruwe gusubira birindi rimwe mu mbabare tuvuga cyane ngo amen muzamura amaboko gutya yakomeje hejuru turebe Gisubizo tuyifurije indi myaka myinshi bahesha umugisha tuvugirize Imana impundu zamura ikoti cyangwa agatambaro cyangwa uyu munsi ni celebration ngiye gusoza urebe akantu ufata nawe ushaka gufata isakame tugiye gusimbuka mureke twese dusimbuke duhimbaze Imana